Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye bene data bo muri Kristo bera bo kwizerwa, bari i Kolosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe, biva ku Mana Data wa twese. Dushima Imana Se w'Umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera bose, kubw'ibyiringiro bw'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza bwabagezeho namwe, nk'uko bwageze no mu isi yose bukera imbuto bugakura, nk'uko no muri mwe bwazeze uhereye wa munsi mwumviyemo, mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri, nk'uko mwigishijwe na Epafura, umugaragu mugenzi wacu dukunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagaburira ibye, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'Umwuka. Nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumvise. Twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'Umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka. Mugende nk'uko bikwiriye ab'Umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana, mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihanganana ibyishimo, mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, ari we torero, kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe bari baratandukanyijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. None yungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo njyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabo. None nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri we ari we torero, iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwabwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese
tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Igice cya kabiri. Ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara. Ni mwebwe n'ab'i Lodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yohe, kuko nubwo ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe mu mutima, nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye mu byo kwizera Kristo. Nuko rero, nk'uko mwakiriye Kristo Yesu Umwami wacu, abe ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwe mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ntihakagire umuntu ubavutsa ingororano zanyu, azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye, ntiyifatanye na wa mutwe, ari wo umubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatungwa n'ibyo ingingo n'imitsi bitanga, ugataheranywa neza nabyo. Nuko rero, niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze mbere y'iby'isi, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi, ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho? Kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe, mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Ni koko ibyo bisa n'aho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri. Nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Igice cya gatatu. Nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari,
yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza imitima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana. Kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho ye yamuremye. Aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa cyangwa umusikuti, cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyo apfa n'undi. Nk'uko Umwami wacu yabababariye, abe ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese ku bw'ubu. Bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu Mwami wacu. Bagabo, namwe mukunda abagore banyu, ntimubasharirire. Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo Umwami ashima. Basi, ntimukarakaze abana banyu batazinukwa. Mbata, mwumvire ba shobuja bo ku mubiri muri byose. Ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu mwubaha Imana. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru adakorera abantu. Muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ariko ukiranurwa aziturwa nk'uko yakiraniwe, kandi ntihariho kurobanura ku butoni. Igice cya 4. Bashebuja, mugirire imbata zanyu ibitunganye n'ibikwiriye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Mukomeze gusenga muba maso, mushima. Kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe, kugira ngo mbwerekane nk'uko nkwiriye kuvuga. Mugendere mu bwenge ku byo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete. Ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Tukiko, mwene data ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana ukiranuka, ni umugaragu mugenzi wanjye ukorera mu Mwami wacu, azababwira ibyanjye byose. Niwe mbatumyeho kubw'ibyo ngo mumenye ibyacu
kandi ahumurize imitima yanyu. Mutumanye na Onesimo, mwene data wo kwizerwa kandi ukundwa, mwene wanyu, bazabamenyesha ibyino byose. Arisitariko uwo tubohanywe arabatashya, na Mariko mwene se wabo wa Barinaba arabatashya nawe. Uwo niwe mwategetswe, naramuka aje iwanyu muzamwakire. Na Yesu witwa Yusito arabatashya. Abo nibo bonyine bo mu bakebwe bakorana nanjye kubw'ubwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Epafura mwene wanyu arabatashya, nawe ni imbata ya Kristo Yesu, ibarwanira iteka ikabasabira, kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenya neza mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Ndi umugabo wo kumuhamya yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'ab'i Lawodikiya n'ab'i Hiyerapoli. Luka umuvuzi ukundwa na Dema barabatashya. Muntahirize bene data b'i Lawodikiya na Numfa n'itorero ryo mu nzu ye. Uru rwandiko nimumara kurusomerwa, ruzasomerwe n'itorero ry'i Lawodikiya, namwe muzasome uruzava i Lawodikiya. Kandi muzabwire Arukipo muti, ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'Umwami wacu ubusohoze. Uku niko gutashya kwanjye Pawulo, kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Mwibuke ingoyi zanjye. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Amen.